nararise kugeza igihe abana ntari nkibibahisha. Urabona urarira ariko ukabihisha abana cyangwa abo mubana mu rugo cyangwa abakozi, ariko byari bigeze kuri level ntashobora kubihisha. Nagize umubabaro ku buryo hari igihe najyaga nireba muri miruwari, hari ubwo nirebaga muri miruwari nkibaza ni ubu koko najyagahe. Ngewe ntabwo mfite ubwoba bwo kubivuga kuri YouTube kubera ko isi yari ituzi. Hari ibintu bibera mu kabari udashobora guhisha muri quartier, ahubwo nkaba numva nakimuka aha. Hari n'igihe najyaga mugira inama nkamubwira se wakihanganya ukajya ureka kunywera Kacyiru naho twari dutuye, ukareba nk'ahandi hantu wanywera kugira ngo icyo kimwaro kimveho. Ariko namusengera nk'amasengesho nk'iminsi 40, aricyo cyifuzo mfite nabona bidasubijwe nkabivamo, nkavuga ni abana bo kurimbuka bariho, maybe uyu nawe arimo. Ibyo bintu tukabigerageza bikanga, tugahana gahunda yo kujya muri siporo, yo gusohoka. Nk'ubwo yaba ari vuba isafari nkashaka guhita muhima ngo ngewe nanjye ntahansange, ariko naramuhimaga ntabibone ko namuhimye kubera ko ntabwo yabaga ahari. Mana, nagize umubabaro ku buryo nibazaga se niki cyantabara koko muri iyi si, niki cyantabara. Yaba igihugu cyabona umuntu wavana abagabo bose mu kabari ngo zigatuza zikamera neza. Nukuri ni igiki nari gukora, ni igiki nari gutanga. Abashitsi banjye hari igihe bajya bambwira I'm sorry to say ngo nzabahe ku burozi nahaye Deni. Ndavuga se ubwo burozi nategereje imyaka 10 kugira ngo mbubone. Ndavuga ni Imana yonyine. Asashimwe. Nitwa Habyarimana Deni, nkaba ndumufasha wa Delphine, ndumutware wa Delphine. Sorry. Abanezerewe cyane kuba umushumba yantekereje akavuga ati papa Deni aze gushima Imana. Ko mfite ibyo nshima byinshi cyane, byinshi. Ndabashimira kuba ndi imbere y'abakristo benshi bangana gutya. N'uwo naba naratutse cyangwa narabwiye nawe ndamusaba imbabazi. Ashimwe cyane. Gushima Imana rero nje gushima Imana no guhamiriza ibyo Yesu yankoreye. Aho Yesu yamvanye na ahantu hakomeye cyane. Ubu muri uko kwezi kwa kabiri nujuje imyaka 2 n'ukwezi kumwe nakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ndashimira umushumba ko yambatije akanyaturira amagambo meza, ubu nkaba ndi umukristo mwiza cyane. Yarabanje aranyatuza mu gakiza byose. Ndamushimira Imana imuhe umugisha. Rero mubona aha nitwaga Cyaka, nakundaga ikintu bita byeri cyane. Abagabo bari aha benshi ntibanseka cyane. Nari umunywi w'inzoga, nirwa inzoga nkarara ninywera inzoga. Ariko hagati aho ngiye kure, ndashaka mbabwire kuva ndi umwana muto mvuka nabuze ababyeyi mfite imyaka 3. Mbura mama, mbura data. Barabana rero bakura nta rukundo bakurana. Bakura bameze nk'abiyahuze uko nta muntu warabareze. Ubwo ngeze mu myaka 15, 16, 17 ngirirwa ubuntu bwo kujya mu muhanda ngatwara amakamyo. Ntwaye amakamyo rero nibwo natangiye kuza nywa amayoga menshi cyane. Ndazamuka ngeze imyaka 32 mpura n'uyu mukobwa w'amabukwe. Tubyumva kimwe, urumva nagiye kumurambagiza nihindurije nigize umuntu mwiza. Iby'inzoga nyine nkamwereka ko ntanywa inzoga cyane. Tumaze kubana nyine mwereka ibitendo. Inzoga ndazinywa nkaza ndaranywa inzoga, akajya ku kazi, akava ku kazi, akagaruka akansanga aho ndi kunywera inzoga naharaye nanahiriwe. Tumaze kubyana abana 2 nababona ko bitazashoboka. Abonye ko bitazashoboka
sinzi ikintu twapfuye, arambwira ngo ni musabe imbabazi. Ndamubwira ati ndazigusaba, turansohokana. Ndamubwira ati rwose ndagusohokana. Umugore afata ivatiri ati tugende usohokane. Musohokanye mbona nzanyemo hano. Ubwo rero narinzi ko ngiye kugura amakoko, nkagura amafiriti, tukicara tukaganira. Nanjye nkajya kuri izo nzoga nkanywa. Angejeje ahangaha umushumba arigisha, noneho aravuga ati abakeneye kuza gukizwa baza. None ngewe sinamenye uko nageze hano. Bwari nk'ubwa gatatu narinje. Ariko avuze ngo abakizwa nibaza. Nanjye ndaza ndapfukama. Maze gupfukama aransengera, ariko nkaza numva ndimo ntitira, mfite ubwoba bwinshi cyane. Aradusengera, maze kudusengera agiye, ngewe umwuka wera arambwira ati mufata akaboko. Namufashe akaboko, namubwira ati nsengera, ikiro cy'umunyu cyuzuye hano mu muhogo. Kandi uwo munyu untera inyota, nagera mu rugo nkavuga nabi, nkanywa amayoga menshi, inzoga ziteza ibibazo byinshi. Inzoga nyine ni mbi cyane, zari zarangiza umusinzi pe. Umubyeyi yankora ku muhogo, arambwira ati ngo haye abameni, jya mu bameni. Ndashimira Pasiteri Bernard, ngashimira Pasiteri Godi, ngashimira umufasha wa Liliane, bashyize muri Zoe. Mutware Liliane, mutware wa Liliane, sorry. Bashyize muri Zoe, baranyungurura nk'uyungurura ifu. Baransengera iyo mu ijuru. Ndahamya ko amavuta ari hano, nta handi hantu ndayabona. Njyewe nta rindi rusengero negeze nsengeramo ngo mari minota 15 mu rusengero. Najyaga muri Katolike, batangira gutura ngahaguruka ngasohoka nkegera mu kabari nkajya kwinywera inzoga. Ariko uyu mubyeyi kuva yankoraho agakora ku muhogo wanjye, inyota yaragiye burundu. Njye niyo mubonye ndanezerwa, nkarira, nkishima, ngaturika nkarira. Ibyo wankoreye Imana izaguhe umugisha. Sheri wanjye rero naye babwira uko wabyifatagamo muri cya gihe, kwa kundi nari imeze na cya gihe na bwa buryo. Haleluya, haleluya. Imana iha umugisha umutware wanjye. Iteka iyo ngiye kuvuga kuri ubu buhamya mba numva binteye emotion. Tubifurije wirira nziza. Bene data, narize amarira nanjye sinyazi. Nararize kugeza igihe abana ntari nkibibahisha. Urabona urarira ariko ukabihisha abana, cyangwa abo kubana mu rugo, cyangwa abakozi. Ariko byari bigeze kuri level ntashobora kubihisha. Nagize umubabaro ku buryo hari igihe najyaga nireba muri miruwari. Deni twashakanye mbizi ko anywa inzoga, kandi ngiye nari narakijijwe. Yego nari nkijijwe nyine kwa kundi uba udafite itorero, udafite umushumba, utabirimo neza, usura ibyumba, wiba umushyitsi ahantu, mbese utabirimo. Ariko nari narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ku buryo nari nzi mu by'ukuri icyaha icyo ari cyo, no gushakana n'umuntu utarakira agakiza icyo ari cyo. Ariko najyaga sinzi ikintu nari nizeye, numvaga kizanjyana muri urwo rugo mu by'ukuri. Hari ubwo nirebaga muri miruwari nkibaza ni ubu koko najyagahe. Ariko ndashimira Imana, ubu ngubu ndashimira Imana ko Imana yantabaye, ko Imana yandengeye. Bene data, twari dufite urugo rubi, sinzi ukuntu nabibabwira. Njye ntabwo mfite ubwoba bwo kubivuga kuri YouTube, kubera ko isi yari ituzi.
hari ibintu bibera mu kabari udashobora guhisha muri quartier, ahubwo nkaba numva nakimuka aha. Hari n'igihe najyaga mugira inama nkamubwira se wakihanganya ukajya ureka kunywera Kacyiru naho twari dutuye, ukareba nk'ahandi hantu wanywera kugira ngo icyo kimwaro kimveho, yego, kugira ngo ndebe ukuntu nabihisha. Aravuze ngo hari igihe najyaga ku kazi nakoraga mu bitaro, nkamusiga ku kabari gaturanye no mu rugo, nkatambuka kuri moto abireba, nkagenda nasize nshashe, nasize ntetse. Mu gitondo nka saa 3 nagaruka nkamusanga hahandi, nkavuga ko Mana ibi bintu bizarangira ryari. Nagize umubabaro ku buryo mfite abana beza murabazi, ari kugira umubabaro ku buryo n'abana utababona ko ari beza, ku buryo n'umugisha ufite mu rugo utawubona. Hariho igihe Deni yigeze agira umugisha, agira amafaranga, ariko ndababwiza ukuri ntabwo nigeze nishima. Ntabwo ari umwana mubi wakwima amafaranga cyangwa ngo agira azi guspoilinga umuntu. Hari igihe yajyaga mpa amadolari 100 buri wa gatanu, ariko sinashoboraga no kumva ko hari ikintu mfite. Sinashoboraga kugura umwenda, sinashoboraga kugura poudre, numvaga gusa nariyanze, mfite urugo rubi, ntazi ikintu nakora, ntazi uko nabigenza. Najyaga ngira igihe rimwe na rimwe nagirirwa ubuntu nkamusengera, ariko namusengera nk'amasengesho nk'iminsi 40, aricyo cyifuzo mfite nabona bidasubijwe nkabivamo, nkavuga ni abana bo kurimbuka bariho, maybe uyu nawe arimo, nkabivamo. Bene data ndagira ngo mbabwire abantu bafite icyo kibazo, ubu ufite inshuti nyinshi, ubu ufite inshuti nyinshi z'abadamu mufite ibibazo bisa, noneho mukagirana inama. Hari igihe twagiranaga inama ngo ubu tugiye kubareka buri wese yikorera ibye, umureka be hariya ameze nka stati, nawe urebe urugo rwawe, urebe abana bawe, kugira ngo urebe ko iminsi yagenda, kuko icyo kugenda cyo cyari kitaraba cyane. Ibyo bintu tukabigerageza bikanga, tugahana gahunda yo kujya muri siporo, yo gusohoka. Nk'ubwo ngubwo yaba ari buvi safari, nkashaka guhita muhima ngo ngewe nanjye ntahansange, ariko naramuhimaga ntabibone ko namuhimye, kubera ko ntabwo yabaga ahari. Tukajya inama tuti noneho reka twitekerezeho, dutunganye iby'urugo, twige guteka, twige gusasa. Ibintu twarabyize turabikora, ugateka wenda na waba wagize umugisha akirirwa mu rugo, acomokera mu wundi muryango akagenda, ukajya gutegura ameza, wajya kureba umuntu ugasanga yagiye. Gusasa, ugasasa uburiri ntazaburaremo, akirarira aho ngaho yicaye hanze. Mana nagize umubabaro ku buryo nibazaga se niki cyantabara koko muri iyi si, niki cyantabara. Impamvu ngewe numva ntatinya YouTube, namenye umushumba kuri YouTube. Birashoboka cyane ko nanjye hari abandi nafasha bagatabarwa, kuko ibintu umushumba akora uretse ko ari ibintu by'ubumana, ariko ni n'ibintu igihugu cyifuza. Yaba igihugu cyabona umuntu wavana abagabo bose mu kabari ngo zigatuza zikamera neza, n'ukuri ni igikina ari gukora, ni igikina ari gutanga. Abashiti banjye hari igihe bajya bambwira, I'm sorry to say, ngo nzabahe ku burozi nahaye Deni. Ndavuga se ubwo burozi nategereje imyaka 10 kugira ngo mbubone. Ndavuga ni Imana yonyine, niyo yonyine ishobora kugira ikikora, niyo yonyine yagize iki ikora, iradutabara. N'umugisha twagize. Ngewe nkuko nabibabwiraga, namenye umushumba kuri YouTube. Biratangaje, namenye umushumba mu gihe yari ari mu bihe bigoye, arwaje umwana. Ngewe niho namumenye mu by'ukuri, mumenye icyo gihe, ariko bituma mushakisha, ndamwumva amagambo ye numva ndayakunze, malgré que yari ari mu bihe bigoye. Naje hano ahubwo mushaka kugira ngo mutura agahinda kanjye. Hanyuma nza mu rusengero, nza ndemerewe, nza mbabaye, nza mpindurije, nza ndishifone, nza meze nabi. Ariko mu by'ukuri papa sinani mfite yari yo gushaka umushumba. Ndibuka ko nigeze ntambuka ari mbibwira Pastarize, ariko uko nakomezaga kuza numva ijambo ry'Imana, nkumva ndoroherwa, nkumva ndoroha, nkumva hari ukuntu ngenda mera. Ikintu cyambayeho ngeze ahangaha nuko Imana yabanje kunkiza ngewe. Murumva ko ukuntu nari imeze, nari narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ntafite ahantu mbarizwa, ndinjarajazira aho ngaho. Hari ikintu nababwiye, uko utembera mu byumba, noneho muvuga n'ibyifuzo, nkavuga n'icyifuzo cy'umugabo, hari ukuntu abantu bo mu byumba muhuriramo bashaka nko kucyuririraho, agashaka nko kukwabiza.
yo waragowe, uriya mugabo yagize amahirwe agashaka nk'uko murabyumva. Ariko ndashimira Imana ko ntaguye muri ibyo byumba, Imana ikantabara hakiri kare. Ngeze ahangaha, yego, ngeze ahangaha nagiye numva ijambo nongera ndakizwa, nongera numva nkunze Imana. Ikintu cyamfashije rero kubabarira Deni no kumusengera, najyaga ndeba Deni kera nyine tukira abafiyanse nkabona ni mwiza, ariko muri icyo gihe yasindaga cyane. Naramurebaga nkibaza ni uyu muntu ngewe ubwo nigeze mpura nawe, uyu muntu ndamuzi, nkagira ngo mu by'ukuri n'undi muntu bansaniye. Nkumva hari igihe cyageze no kumusengera numva kabisa ntago namusengera uyu muntu, singiye guta umwanya, mfite abana 2, mfite ibintu ngomba gusengera nanjye ubwanjye, sinisengeye bihagije, nkumva nyine ninjye uzirebaho n'abana banjye. Ariko ngeze hano nabanje kongera ndakira, nongera ngira ibyaha, nongera niga kubabarira, nkasanga nanjye ibyaha mfite ntibigira uko bingana. Ikindi umushumba yaratwigishaga buri gihe ibintu nkabyumva. Ninjiye hano muri personal awakening, wari umwaka mwiza cyane. Hanyuma umushumba akatwigisha, ugahita wumva ukuntu nawe kuba Yesu yarakubabariye nta kintu watanze mu by'ukuri, ni ubuntu. Noneho ntangira kugenda numva noroshye, numva mbabariye Deni, numva nkwiriye kumutabara kuko mu by'ukuri afite ikintu kimutwikiriye ntazi n'ibyo arimo. Nibwo nyine natangiye, hari ibintu byambabazaga cyane yakoraga. Bene data ndababwiza ukuri, n'igihe navaga hano nkava hano nasenze, nabwiye Mwuka wera, Mana umbabarire, umfashe singira icyo mvuga, ntibigire uko bigenda, mbese nkishinganisha kugira ngo bize kugenda neza mu rugo. Nagera mu rugo kubera ukuntu ibintu byaba bimeze, wenda yataha, abadayimoni sinzi aho baturukaga bamfataga, kandi ugasanga ndi no gutonganya umuntu utari bunabyumve, mu gitondo utabyibuka. Mbese noneho ntangira rero kubera kwigisha ubuhamya bubaha ngaha, ntangira kugenda mubabarira. Natangajwe nuko hari ibintu yajyaga akora bikambabaza, noneho yajya bikora nkumva nta kintu bimbwiye, nkumva nyine ni umuntu, ni nk'umuntu urwaye. None se umuntu urwaye nyine ararwaye, ni ugutegereza igihe azakirira, ndamurwaza buhoro buhoro. Nuko byagenze. Hanyuma icyo gihe mubwira ngo tuzazane no kugira ngo tujyane gusenga muri eglise twasengeragamo. Mana sinzi abana babaga binginze, wenda bari bukore nk'ikintu muri eglise, murabyumva, bigatuma papa baduherekeza, akaduherekeza. Twajya gutura, iyo tuvuye gutura ntitwamenyaga ahantu umuntu yagiye, twatahaga twenyine, twayirukaga tujyanye, ubundi tugataha twenyine, ntitwari gusangira nawe, ntitwari tuzi, mbese ntabwo yabaga mu rugo pe. Ariko ndashimira Imana ukuntu rero byagenze kugira ngo yinjire hariya nk'uko yabibabwiye. Wenda simbisubiramo cyane, hari ikintu twapfuye gikomeye kirambabaza, ndavuga si uko uyu muntu noneho bizagenda gute. Ariko ntabwo ari umugome Donatille, ansaba imbabazi. Ndamubwira noneho kugira ngo nkubabarire, no kuri bunsohokane kandi ninjye urahitamo aho njyana. Ati sawa, ndamuzana, tuzana ahangaha. Nta bundi buryo nari gukoresha bwari kumwinjiza mu nzu y'Imana, kuko ntabwo ari urusengero rwa mbere nari mwinjizemo, hari ahandi nigeze mujyana. Ingorane nagize bari kubaka, yaravuze amara nk'ukwezi avuga, kubera uwo mupasiteri nta nubwo yabivuzeho cyane, ariko kubera ko batangaga ituro ry'inyubako, mbona nyine namujyanye mu gihe kibi. Ariko ndashimira Imana, ageze aha yarahakunze. Mana ndashima Imana ku bwa Apose. Apose afite ubuntu bumuriho, ku buryo abantu baca bugufi bakicara bakumva banagaruka. Yego, noneho ubwo twaje bwa mbere, tuzi inshuro ya kabiri, nk'inshuro ya gatatu niho yakiriye Yesu. Noneho dukomeje kuza, twari turi mu butaka, ariko ntaragera kure, turi mu butaka twitanga bwa mbere. Ni ukuri simfite isoni zo kubivuga, nari nitanze mu ngabo za Aburahamu. Ariko nanjye mbona nta hantu bizava, hahandi utaha ukabisengera ukagira ubwoba. Ariko ntekereza ko Imana ireba icyo gitambo pe, irakireba. Ntabwo nzi aho Imana yaciye, ariko nicyo ngicyo nayo nagikoze. Hanyuma rero turi hano tugura ubutaka, turimo twitanga. Deni arahaguruka ambwira ko ashaka gushima, kuko hari ibintu byinshi tutavuze. Yararwaye hypertension, Imana iramukiza ibi mu buryo bw'igitangaza.
ahaguruka ambwira ko agiye gushima. Ageze hano avuga ko azasapotinga mu butaka mu ngabo za Gideyoni. Ndavuga ni Imana, shimira Imana. Ndavuga ni ikigoyi kiracitse ahangaha kabisa, senya ikintu, hari ikintu gisenyutse cyane n'ikintu cyubakiza. Imana ishimwe, ndashimira Imana. Ubu turi umuryango mwiza, turi urugo rufite amahoro. Turi urugo rutekanye. Mu by'ukuri sinzi ibintu Imana ikora, nta handi hantu twari kubikora uretse mu nzu y'Imana. Turashimira Imana kubw'ibyo yakoze mu rugo rwacu. Turi abantu batekanye, turi abantu bashobora kwitanga, noneho tubyumvikanyeho. Hari n'ubwo nshobora kwitanga simubwire, nagera mu rugo nkabimubwira ibintu kumva arabyumvishe. Ndashimira Imana kubw'icyo kintu, kuri ubwo bwumvikane. Kuba abantu bari hamwe bakorana hamwe umurimo mu nzu y'Imana ni ikintu kidasanzwe. Rero iyo murebye yongeye kuba wa wundi twari turi kumwe muri fiyansa. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero Imana yaratwubatse kugira ngo natwe tuyubakire. Natwe rwose ntabwo tuzasigara inyuma, turabubatsi b'ubwami, tuzubakira Imana, kandi twazanye n'igikoresho gitoya cy'umwubatsi. Imana ibahe umugisha. Bakomera amashyi menshi cyane.